niyo mpamvu faranga aho yageze biremera. Ingendo ugenda yerekana ko nta kantu ugira. Narabibabwiye abantu twabanye ubushize. Reba iyo ukubitanye na Karora agiye muri repetition. Ubwo turuwasa y'akamoto amukura Rwandegisi harimo capati n'ibishyimbo man. Mbariza ukogere ngo ugende ute mwana. Ingendo ugenda wa musore we iratwereka ko nta kantu ufite. Zajye gutereta nta kashi ufite. Nta gutereta uvuga ikikujyanye itufatiraho. Iyo nta kantu ufite urumva president niwe president nta gutereta uvuga ikikujya. Nose ubwo uterese bakakwaka nimero za telefone wabigenza ute? Iri kuri WhatsApp. Nge navuze ikinjyanye ko nari nejejwe wese. Namugeze imbere n'abati si ibya kope na kopine ndakuze mwana. Uremera ko tubana sayita ndewe. Tamati kandi nguhaye amasaha 2 ndaba ngarutse. Adasubwa agiye kubisengera kankuza. Nabaye ncaho tu. Kandi nta na phone nari mfite ngo ndabaza umuntu ngo ndareba ngo nisange. Nabajije umuntu ngo ncunganwa n'amasaha 2 ashize mitangaruka aho yakoreraga. Tamati nari ngarutse mwana. Ahita ambwira ngo ndabyeme. Ariko nuko Yesu yari yampaye pa. Abadafite akantu muri iki gitaramo ndabasenge Yesu abahe pasi. Kuko urumva wa mujene we Yesu ataguhaye pasi ntibakwemera. Ago bakwemera mwana. Agukuza. None se ntawa nkuje hose. Mwitashe n'abanyitashe. Nangije arandangiza man. Yambajije ibibazo 3 kubisubiza birananira. Tambaza ngo ariko kandi ubundi yanyitaga shere. Ariko uwo munsi amamagara mu izina ngo ariko teuje. Mitanikanga ngo Yesu aratangiye kuguhabya uvuga uhunga. Kuva twamenya nawe ari bwigurira ipantaro. Ngerega niweho mbaza. Nawe ahita asubira ubwo ndagusengeye niba uri muri Yesu neza Kristo agira icyo agupangiye. Kuzaho Chegene nambaye ipantaro ipima inahawe n'umugabo upima ibiro 94. Nge mfite 47. Ndebera uwo muntu aje kugutereta Kamariza we. Nyirambegete ubwo wamwemera? Ntago wamwemera. Niyo agenda igipantaro kigenda kizunguza ari jipe cro. Nigeze njya kubwiriza i Bugesera kandi akimbene nambaye karacitse rakone naragakuburiwe n'umuntu. Hari uncumbiki. Iyo ari kamwe rero uba muri ghetto hari system yo gukaraba ukahita unagakamura. Sibyo se shumi. Ukahita gakamuza isumi. Kongera ukakambara. Keke nababonye abatipe hano we bana bakuyeho bafite kamwe. Bageze. Nero hari igihuga kamura. Kubera gora ugakamura kagera kagakwaduka. Kameramani nawe yafashijwe.
ubwa mbere mbonye umukameramani ufashwa ni mu mufilime. Yesu aguhe pase mwana kuremera kana. Nagiye kubwiriza i Bugesera, ahantu nagahambiriraga ku ruhande gutya kara nakwedutse shiduka ndi nagahambiriye gahambutse mpita ngafatisha amaguru ati haleluya. Iyo nibeshya nkatera intambwe kari guca mu kaguru kamwe, akuru kari karakwedutse n'igipantaro ukuntu cyanganaga. Ngaho ndebera umeze gutyo rero jya gutereta ndebe ko byavamo. Imana iduhe kashi, iduhe kashi bajeni, iduhe kashi musenge ibapangira kashi kandi mara gusirimba ujya no guhiga. Murumva wabyumvishe Rudomo? Wowe wabyumvishe Rudomo? Sirimba ujye kunyonga, sirimba ujye gukora ubuyede, sirimba uzunguza amandazi. Daso natakugwira ayo mandazi azavamo botike. Murabyumva? Sirimba ujye kuri botike kuri stoke ya nyokorume witware neza cyangwa sowanyi pakuha mukuye hakana. No ubusazajya kwa so ukumubwire ngo nzi gusirimba mpumugenisha ntawe azagu. Ubuzajya kwa so ukumubwire ngo amuguhe. Imana iduhe kana. Abahungu mwe mwahisemo insanganyamatsiko nziza. Imana ibahe kashi. Kazana nihanagure tereka hejuru hasi ni kure. Kandi hanagure numva uko bimera mwe. Kakanu no kugakuramo ubwabyo biraryoshye. Kera twihanaguraga kijyama mwana. Shumba nkuremo nakandi nta kibazo. No muri Yesu bibirimo. Ubu mu modokari harimo agasume ariko sindamenya kukagenda. Nibwo nyivayo kandi mba mbona ari byiza. Imuvuga ubutumwa afite mikrofoni n'isu n'agasume mba mbona yo bana ari style za danje. Ariko kubera ko aribwo nyivayo gifite ihungabana mva mu modoka na Bibiliya mfatira. Ujya mwihangana n'inkibagirwa ariko nakibutse nakatse. Ariko haleluya. Mwabajene mwe Kristo abamere kashi. Shambo rya mbere twabonye mu migani ubukire buriyo kashi. Kandi namwe bakuze ab'Imana yayahaye muyongereho yongere ibaremere. Amafaranga aho yageze biremera. Ingendo ugenda yerekana ko nta kantu ugira. Narabibabwiye abantu twabanye ubushize. Reba iyo ukubitanye na Karora agiye muri repetition. Ubwo turuwasa y'akamoto amukura Rwandegisi harimo capati n'ibishyimbo mani. Mbariza ukogere ngo ugende ute mwana. Ingendo ugenda wa musore we iratwereka ko nta kantu ufite. Abandi bajene bahamagaza ivatiri kabasangaho mu mani geta gacitse
nugutarasa rero nuwaguhaye kibiri uyita uyabarira tu kavuga ati hano harimo capati ndirasama abo basirikare b'igishyimbo na capati bajene imana ibamere